different. JavaScript was created in 1995 by Brendan H. and Java was created in 1995 by James Gosling. Ariko gusa nukwango iyi Java yo yari popular cyane, yari ikunzwe cyane kubera ko zari zifite icyo twita vision and target itandukanye. Mission was very different. Ikindi JavaScript twabonye ko yabaye created in 10 days, mu gihe Java yo yari yabaye created guhera mu 1990 kugeza mu 1995. So main purpose or main use was web front-end and back-end. Mu gihe iyo twita Java main use was enterprise Android APIs using Java virtual machine. Java virtual machine inaho system yawe ushobora kuyikora ikaraningira kuri Android cyangwa se iOS, Mac iOS, Linux ndetse n'izindi operating system. So ikindi typing dynamic flexible, mu gihe Java mu gihe Java ni static, mu gihe style dukoresha prototype based object oriented programming language, mu gihe hano dukoresha class based object oriented programming language. File extension hamwe dukoresha .js and tugakoresha .java. Mu gihe learning curve cyangwa se uko wabyiga beginner friendly, more structured and strict. Noneho common tools cyangwa se tools zikoreshwa muri zi programming language. Muri JavaScript dukoresha icyo twita React, Node, Vue, Angular ndetse n'izindi. Mu gihe muri Java dukoresha iyo twita Spring Boot, Hibernate and Maven. So now